Hello guys, mumeze mute? Uyu ni Sonia again. Hey, mwiryo sigaranye. Abantu benshi barambwiye ngo nabaye inzobe niyo mpamvu nsigaye nirya nyine namwe. Nanjye sijye birizana. Inyuma ya kamera rero turi kumwe na None rather than Mugabo agasheri akabu. Umukuda suza abantu kwisekera. Inyuma ya kamera hariyo umugabo umugabo wa Sonia, umugabo wa Kayitesi. Kayina arikuyeho. Umugabo wa Tesi. Umugabo wa Kayitesi. Nitwa Tesi. Kayi urumva ari ryo muri 2024. Aha, twagiye. So guys, rero uyu munsi umva nago tuje kubabwira igisubizo disi, ndabiza abantu bamwe benshi muzi ko tugiye kwita tubaha igisubizo result bintu nk'ibyo. Ariko no kuri guys mwihangane, natwe ntago ari twebwe bagiye kwa muganga, urumva barangije batubwira ko tugomba gutegereza. Hari itariki baduhaye niho dutegereje, natwe dufite amatsiko nkuko namwe muyafite. Anabonye pink zarabaye nyinshi, ako bura nidutsinda blue muzajya hera. Ni pink nge ndabizi neza. Ubizi ute? Ni pink ndabizi nge mba mbyiyumva. Kwereka abantu bacu ko hari igisubizo gihari twatwanze kubibabwira. Oya, ni pink nyine nge niko mbitekereza. Ni nayo nahisemo. Ibindi bintu waba ufite ukaba uri gushaka kubihisha abantu bacu, ariko icyo nzi cyo Blue nitsinda muzakwirwa he. Ahubwo ikibazo ariko guys reka mbabwire, ubwo nibwibigishwa ngo Blue nitsinda, mwe mwabona wa muntu uvuga ati mana wamba bariye bagasenga cyane amasengesho yabo agatsinda yanjye. Urashaka pink nawe? Ndashakira gakobwa share gutwobwa twambara twenda twiza, twambara twinda utkanzu manizama gakobwa kesa we. Umva se nyine rero uyu munsi nta n'ibintu byo gutinda twavuze ko nari ako nyine wundi reka nkwereke n'undi ni watumaga kenshi ubihisha kubivuga ngo si ngombwa, ubundi wabihishiraga iki? Nukuri pe kuri iyo ngingo rero ikintu nabivugaho ndifashe. Nyine wabihishiraga iki? Ndifashe igisubizo bisemo nabihishiraga iki? Nyine mba numva mfite udusoni cyane. Wari uri muri bya bindi ngo iyo bivuze ngo nago ngo bikunda ngo ngo ibintu byo kuroga. Oya, urebye nyine societe muri rusange hari ukuntu idufunga nyine, ugasanga sinya ibintu bimwe na bimwe utabahotseho. Ikindi ngiye nigirira isoni nitonze gake gake iyo nabishatse, nyine mba numva mfite utuntu tw'udusoni. Urumva ntabwo ndaba proud ugende meze ngo ako umunsi byakunze najya kwicara meze. Reka rero mbatere story. Hari ibintu nibutse. Uziko abandi batangira kwicara ku kwezi kwa mbere, batangira kwicara gutyo bagatangira kwambara imyenda ukuntu, noneho uracyari kwambara imyenda ihishahisha. None ikintu wambaye ukuntu ngo ubwo kirereta ukuntu. Oya, abantu baba bagomba kwambara utuntu uracyari kwitsimba. Urumva data akureba izuba wanyanitseho data, reka babwire nanjye kwanditseho ko YouTube ari yawe, ari wowe uyiriho, ko ari uri mu kazi kawe. Sikanye nakangaka data, reka mbabwire ariko buri munsi unca mwijama ngiye kwivugira story. Guys reka mbabwire story. Ibyo bintu byo kuca mwijama uziko muri comment hari umuntu wanditse ngo utisone ugireka guca mwijambo umugabo wawe ngo kandi wese ajya abikora. Ariko ngiye mbona ntukuri babona hari abantu bakunda Roni ngiye bakaba banyanga. Ni we bakunda byiyorere kuko nese niba bankunda kuki batajya babona ko ndengana. Nese wone kurengana kandi bavugisha ukuri abantu bacu riga baba babibona. Ko canari yanjye wowe no umushyitsi uri umutomirwa ngiye wemeye kuvuga amagambo menshi
nta muntu rero uzongera cano ni iyawe ahubwo nyine nuko nazi umushyitsi unaje mwinjiza mu gakino none batangiye kugukunda kundusha ntabwo bigiye nyinjiza mu gakino kahe ngiye kukugira umusitari umenyekanishije abantu barakumenye none batangiye no kukuvugira ngo guca mu ijambo ngo ngomba kugira kandi nanjye ngiye gufungura cano yanjye none kandi ndakubwiza ukuri ko izahita igira n'abasabu benshi kurusha abawe ntukuri pe nubwo ibyo ngibyo byatuzanye okay uyu munsi rata rero ibintu nashaka kubibwira nashaka kubatera story nyine mu gihe tugitegereje ngo twe twigumiriye muri iyo njyana urumva abantu batakibona ko nsigaye ntakibeta ngo njye ku ruhande rwa kamera nyine ubwo murabona ko ari imana itangiye gukora ariko nsigaye ngira amagambo ubanza nabyo wenda birimo mu byaguhinda sinumva se ngo iyo umuntu atwite hari ibintu byinshi bihinduka kuri we aravuze ngo umuntu abyara ingeso ntegereje kubona ingeso nzabyara basanga n'imbere muri njye harimo ubwitonzi ntwite cyakora numpindukana seriye tuzahita duserera nk'ukuri hari igihe ngo umuntu aba atuje ziba zisanzwe ingeso mfitemo muri njye ariyo gushyira mu bikorwa ya video twakoze hariya mu murima ahubwo guys hari ibintu bigeze kubaho twigeze kujya kwa muganga umunsi umwe ndagenda ninjira ahantu babyarira nyine hari abamama bari ku giseke imereye na ninjiramo ntegereje ko wansohora ahubwo ninjye wagize isoni bita ngo reka nsohoke ngewe nagezemo nsanga urumva nsanga harimo umugore iyo ugiye muri detaye y'ibintu byinshi yangiyemo ariko n'ubundi yangiye kwa muganga biba ngombwa ko bandagira ngo muganga nyine unangiye kureba araho reka nzinjire ntazi ngo harimo kuberamo iki rero numva harimo abagore nyine mbona bararyamye benshi ndavuga ati karabaye noneho ndapfuye nsanga harimo umugore nyine data wandemye we umuraseka kandi nawe ubwo ngo ufite uko uzaba uvuga base uriya muntu yabaye iki nkajya numva undi mumama bari kumwe akajya amubwira nguya ngo ryama ngo data wandemye narangiza hanze nicaye mbitekerejeho ndavuga ati turiya muntu siko burya none ikintu gisekeje nagiye mu mutima ndi kugenda ndepeta sura niba yareremaga ngo data wandemye yuranye ndaba mvuga ngo kira nyine nawe nuko umuntu utapfa gufata video ngo ayishyire hanze niki asiko cyunda ababyeyi benshi batajya bavuga ngo nge byari bimeze gutya na gutya ariko numvaga amajwi ariyo umva data wandemye we ababyeyi benshi sibajya babivuga umumama wararamwe ngo ni akazi kawe ngo umenye ko umwana batamugura ku isoko ahubwo hari na wa mumama wahise utubwira tumva wowe nta kibazo uragira tuzi yuko ngo njyewe maze harya ngo amaze igihe kingana icyo atoga ngo aroga akarwara birabyo byarantangaje oya nubwo ari ibyo twe turimo nenge kwibwira ya story rata ibaze we urumva aroga gatoya amazi ashyushye abahoze ngo akahita arenga akajya kwa muganga cyane mba numva ndi kugenda mva muri mudu ne ukuntu mwatangira gusubira kugira ubwoba kandi ntabwo bishaka urumva nanjye kubabwira story nyine gatoya y'uru rugendo ukuntu rwari rumeze kuva rutangiye kugera ubu ngubu noneho rero ukuntu byatangiye urumva ibiki byatangiye ibintu byatangiye ibiki nyine ibi nyine by'uru rugendo turimo dukomeza tuvuga ni ibiki ngano bindi nese ndabizi ibyo ugiye kuvuga reka nanjye ubu kuvuga ukuntu reka mbatere story nyine kuva bitangiye ndababwira n'ibyari byo urumva ntabwo nyine urumva iyo umuntu ashatse ubu nta ikindi kintu bigitekereza uvuga ati okay nyuma yo gushaka ndahita ntwita ndahita mbyara ibiki mbere rero ko yuko nshaka urabizi abakobwa bose sinzi niba bari kunyumva ariko nyine abakobwa bose ahantu bari barabizi ko ubu hari igihe umuntu aba ari wenyine atangiye kuvuga se umuntu nitwitanga nzaba meze gutya na gutya noneho reka rero nzashake kwezi gushire naranze kutwita naratangiye ndapapa asubwo ukuri ko ndi kubivuga nyenyine nkawe utabizi none se uragiye ngo tubivugane gute babwire urumva byatangira turiheba
ariko ratari n'ukuntu abantu baguca intege. oya babwire kuko ni ukuri nanjye mba ndi kukumva nese kubizi ngiye mbanza ibyo ugiye kuvuga ndi oya kumva urumva nanjye rata hari ukuntu ukagenda nk'ahantu wajya kwisengera ngo ye ngure ukuntu natangiye kuba inzobe ubwo se ngo ni akantu karimo kandi wowe urabizi neza ko nta kintu yesu uyu mutima ukamba mwabadi mwana we mu bigerageza byose uzamakira ntuzakime bazi n'ubugene ntabwemera n'ibyose nanjye barakoze nanjye bari baravuze urumva nkayaba nyine ngo ukuntu bari baravuze ngo n'ubundi ngo umuntu ukunda abana ngo ntabwo ajya abyara cyakora ntangira ikintu no kujya mvuga ati ngiye rwose abana ndabanze ariko nkunde mubone reka rero ari imwe mu rugo hazaza inkoko nayo isanzwe maze iminsi nyibona ngiye kuba nambona iri kumwe iyo ndayibutse nari impfuye inkoko yari yabyaye utwana ariko mana koko iyi nkoko yirirwa ku muhanda igenda iza hano mu rugo rwanjye rero ku rugo rwanjye rungana ni gute tudashobora kuma abana batemberamo nangize inkoko yirirwa igenda ukayiha udushwi reba none warabibonye ko yongeye none ejo bundi nabonye yarabyaye utundi twana ndavuga ati ariko ibyaye kabiri reba inkoko ibyaye kabiri uraho uriyicariye ariko ubwo nta kintu ushinja imana nyine ntabwo nabyara nk'inkoko urumva wakwihanaguye biri kugaragara ko mfite icyo kere oya gusa nyine gusa noneho iyo story y'inkoko niyo nzi ariko wumve ngo nanjye nta kintu oya yayindi se y'ukuntu twavuye kwa muganga oya no guhamagara wenda ari n'ukuntu abantu baguhamagaraga bakubaza ati se bimeze gute nako kundi umuntu aba yishyizemo ko abantu bose bashatse nyine hakiri kare baba bavuga ngo ubwo rigiye atwite noneho ukaba ubizi ko nta kintu noneho urabona iriya kanzu wari wambaye mu bukwe nayo yagaragazaga nk'aho umeze ukuntu kwa kundi wari wibyibuye ufite inda abantu benshi bakaba bati tuzabasurira rimwe mwabye ati ibyo byose Sonia yasabuze inda y'amezi 4 ngatangira kwiheba nkavuga ati shayi ibibazo by'umuntu bimenywa nawe nkumva nkavuga ati gusa umwana iki kigeragezo nzakira nyine mbeze ukuntu mfite ibibazo byinshi ndatekereza ndavuga ati ariko ubundi ubu ntiwazifata nkajya ku Gisenyi urumva nkagura cya kiboro cyo muri filime nyine cya kindi bambara indikaba nini waze kwabwira ubwo buswa nanjye wari naragize ngagenda nkadopta kana kaganye ngo tukadopta kana ngo tukajya kwihisha ku Gisenyi kazana nyine kamaze nko kugira ukwezi iwacu ntabwo bazaza oya ngiye nibyo guys gatoya tuzaba turi muri vacances nyine mwumva ndashaka mwumve depression yari afite narambwira ati se iyo depression y'ukwezi kumwe ufite ko hari n'imyaka 100 niba n'ijana cyangwa se imyaka 15 igirenga ibintu bitarajya mu buryo yavuga icyo kintu cyo kuzana abana nkamubwira ati se urazana umwana ubu ko no muri Alfena bataguhereza umwana utarengeje hafi umwaka kandi ko ababyeyi bazamure bakabona yuko ari umwana n'ubundi ukuze rega uruhinja ruba rwigaragaza nkamubwira ati tuza ahubwo dusenge ibintu bizikora ntabwo namaze kwiyakira numva aricyo gisubizo cyonyine gishobora kumpaza ukumva ko ababyeyi yaba mama cyangwa mama wawe bataba bahari siko nageze aho ngakubwira ati se bo rero twazabibira akabanga barangiza nabo bakijijisha bakigira nkatwe numvaga nyine nta kindi kindi gutekereza noneho bibaze ngo ni iki cyambabazaga cyane natekerezaga nkavuga ati mana we uyu mwaka ntabwo ugomba kurangira ngiye turatwenda twana natuguze ubwo narigiye ku mushuti wanjye wari umaze iminsi abyaye yenda kubyara turi gutunganya utwenda tw'utwana nkabona ni byiza nkabona nanjye turatwenda ngomba kutugura ubwo nkumva ko n'umwana tugomba kujya kumuzana muri Alferina tukamugura utwenda ibyo nibyo bintu byari biri kunyenteresa cyane story rero ni ndende kuri mutubwiye muri comment murumva atari afite panike y'ubusa seri yari y'ubusa pe ukwezi n'icyumweru kimwe ukahita upanika urumva ni byinshi ibintu byo natekerezaga ni byinshi bana yanjye njye nibaza nk'umwana wanjye umunsi azaba ari kureba video nakoze azumirwa ngiye kubabwira story y'ibi bintu ukuntu bikurikirana oya yanishima kuko urumva azaba yumva ko wari umutegereje koko mwana wanjye nzakwambika imyenda yose icyarimwe mu cyumweru kimwe ntabwo nabivuga ngo birangiza ahubwo tuzakora patetu urabona nicaye ku kizuba cya danje mureke rero nanjye mumekeho gakeya mugende murebye utwo umva nimudukunda nzaza mbabwira patetu y'ukuntu byagenze ariko ngomba kubibabwira mwabyanga mugomba kubibabwira umva byo ni byinshi ibintu nifuzaga ni byinshi ariko abantu baba bumva ari ubuswa n'ubucucu n'ubugoryi mumbabarire
ariko nanjye nibyo natekerezaga kuko ibiri inyuma ho byo birenze ibyo. Ndaza kubibabwire muri parte 2. Ushobora kuyikorera umunsi cyangwa nkazayikora ejo, ariko iyi ngiyo murara muyibonye, hama indi wenda ni nk'ejo cyangwa ejo bundi. kandi nyine turabakunda cyane cyane. Ntabwo ribuka ko nawe twari turi kumwe. Bye.